ngo navuge ngo ibyo bintu byihoreye mu cyongereza. Bo kana urumva ariko kantu kananiranye ibyo bintu byihoreye mu cyongereza. Munana ntabyo mvuze. Kandi ku bushake bwanjye. Wako ibaze ngiye uri kuncalenginga mu tuntu tworoshye. Yego ko mwiza. Urwo nirwo rurimi ngiye wundi mu kinyarwanda birangora. Buriya nivuga ikinyarwanda kubera ko ibingora ndahumbaguza cyane. Ariko turi mu cyongereza mu gifaransa mba ndita yayivuze gute. We ncalenginga mu gifaransa zibaho zose n'izitabaho. Warize se? Cyane. Sizwe nguje amashuri ugiye wize. Twariganye uri nyuma yawe. Oya reko kufite ubwoba. Urareba haba Green Hills ibyo nago behaba. Urumva mu ba content creator abo ikintu bita self confidence, nta confidence ifite urabibonye. Hello everyone, shout out ku bantu bakanze subscribe, shout out ku bantu mwadufashije. Channel ni yindi ni MG Show Empire, kanda subscribe niba utarayikoze tugomeze kubana neza. Nkuko maze iminsi mbibasezeranya mbibabwira nabwo ko nzabazana umuntu w'umustar, umuntu ufite amagambo aryoshye, umuntu ufite ubwenge ako ngugira n'imibare. Reka kwiga naga mu content ninge mu content creator mbere mu gihugu cy'u Rwanda wize ufite ubumenyi abandi bose akenshi uzajya usanga mu buryo batekereza biri hasi, uburyo bavuga indimi za biri hasi, kuko akenshi n'abanyamakuru nta munyamakuru uzi indimenye nkanjye. Niba ubishaka dukore content mu cyongereza gindi tayari musika dukore content mwirengara sava oui asebona izo ndimenye nize nzi Igiswahili nzi Icyongereza n'Igifaransa n'Ikinyarwanda. Okay. Urwo wiyaminiye muri urwo ngo urwo nge mbwire ndi tayari reka nje narize man. Oya mba mvuze ariko ngenze Igishinwa katuganire mu Kinyarwanda. Nawe uri muri abanyamakuru ubwo nakumvishe murana. Banyangara gusa narwaye. Okay, nari wihangana. Naho nabaye gajita. Uyu muntu urwaye ducuma imyaka nk'itatu. Itavu nagiye turahura atarwaye agacuma arwaye arafite inkorora idakira. Ese ubundi katubwira abanyarwanda ubundi uyu muntu hari abantu batamuzi hari n'abamuzi n'abazi strong ziwe ariko batazi ngo ninde. Uyu munsi twakirende ivuge nk'umuntu w'umugabo. So ngiye ndi musenga inkotanye cyane rudahusha mu gihumbi umwe gusa mu content creator bize mu gihugu cy'u Rwanda. Dore nk'ubushira wanjye arimo aramagara. Shira bari kuguhamagara. Okay, arimo kwita abasheri. Ndi mu kiganiro. Musinga. Uzwi ibintu byinshi cyane rega nge ndi umukozi man. Muna nagiye ndi umukozi. Niyo mpamvu ngiye Kigali ngomba kwibamo ku kabi nakeza. Ugomba kwihagika. Cyane nta mufite wo kuzankira bro. Ngiye haba mu nguni zahe niyo nasanga bro nge nta hantu Kigali nzayibamo. Hanza bisiruzuye birabishanga n'ibyo tuzaturamo. Musinga ngabakiraho muri mwese ngo muzaturana wanze ubikunze. Ngewe ni nk'indwara. Ndi indwara kubakire ndi za diabete kubakire. Nanjye tuzajya kukabi nakeza. Ugomba kubana. Cyane rwose. Arumeze gute se munana? Cyameze neza. Ndashima Imana. Twazanye nakandi gacano kagahura. Kanari kicano ni iri serie MG. MG Show Empire. MG Show Empire. Nagaburi gushira ibintu by'imipira. Buri ibintu by'imipira urabyumva se? Nagare nje mfite umwana ubikora neza bita Patrick Kose. Ariko nyine hari ukuntu ufite utuntu twa inosiyo ku bintu by'imipira. Misakina mu ikipe ari. Mesage basakina Argentine. Yego komweza. Nyine ikipe ya club. Ako nago nzi ikipe akina muri ako nzikakina muri Amerika. Ariko urumva ko ku kintu cy'imipira kwiga ari ikibazo. Kwiga ni ikibazo. Ubwo nanjye ngiye muri babande batize ibyo vuga. Okay, Musinga. Base uri kumanura ntiwarebye aho biri gupfira. Umuntu bise bikora ni umuntu ugira akabo. Dukomeze. Sorry gato, sorry dukomeze nta kibazo. Hano turi mu bantu batize ninge muntu uhari wize, uri kugenda uyobora abantu buryo yabimeze. Bijyanye n'indimi kwitwara muri societe kuko akenshi uzagenda usanga muri ubu content creator bundi bugira ahantu bugasara ariko nge kubera imyigire yanjye reka man nize Green Hills. Green Hills yari abaranzi bro. Musegeza Green Hills ariko man baranzi abago wakangaye twebwe no kugira ubyumve neza uburyo Cambridge twebwe twiga haza Maggrade nta myanya ibamo bino wowe wize baba ngo wa gatatu ngo wa kabiri ngo wa mbere ahubwo bamagaraga 10 wa mbere class uja ngaho nyumvira ibyo man kwiga nabi ni ikibazo twebwe Green Hills ku byaga bimeze na Maggrade grade A abaje muri grade A grade B grade C na Maggrade twebwe myanya yacu bara Maggrade man n'amanota yacu bara Maggrade. Okay ibyo byanye ni byanye ugereranyije mu byo twe twize wowe wabaraga wakangaye mu byo mwizero ho bino byanyu 100% wa mbere se mubeshye ibintu mwiga bisaba indimi kandi indimi ndazizi
Shakikora Musinga niwe muntu wa mbere mbonye wigiriye icyizere. We naga ari icyizere je byava no mu magambo bikajya mu bikorwa bro. Cyane rwose. Ko ndibuze kubaza ikibazo cy'imibare kandi kaza kugaragurika. Ngaragurika ariko angaragura mu biki. Musinga wazi ikibazo cy'imibare. Cyembazi. Ko mibare uriyize. Ndagerageza nubwo atari yo nize. Bura nize ibintu bya tourism. Okay. Namutse nkwaye amahitamane. Amahitamane ane. Abiri ukayakoresha ikintu cya nyacyo. Rimwe ukaripfusha ubusa. Irindi nage ikintu rikoresha. Kwijana amahitamo meza aba yakoresheje kangahe? Amahitamo meza? Wama amahitamo ane. 25. Ma 25. Kwamuhaye ane ubwo kwijana byagabanye. Abiri yakoresha neza. Rimwe urikoresha nabi. Irindi ni warikoresha. Ubwo kwijana ufite amahitamo. Rimwe sinarikoresha irindi koresha nabi. Ubwo ari 75. Kuko rimwe ntago narikoresheje. Rimwe ntago warikoresheje. Okay, ubwo nyine ubwo abemeranya nawe simbizi nge. Werega man ntago wajya gura inherizi igihembwe kimwe yishuraga miliyoni zigira muri zingahe. Ega ngiye nakubwiye challenging mu ndimi bro. Challenging mu ndimi wumva hano mbera kasha. Mugerageze. Mubi cyane ngiye. Ariko hari umuntu ejo ndo wavuze akantu. Baravuga ati Musinga niba yarize koko. Dere mugize imana ndamubonye. Ngo navuge ngo ibyo bintu byiyoreye mu cyongereza. Bo kana urumva ariko kantu kananiranye. Ibyo bintu byiyoreye mu cyongereza. Munana ntabyo mvuze. Kandi ku bushake bwanyu. Bako ibaze ngiye uri kunchallenging mu tuntu tworoshye. Yego ko mwiza. Urwo ni rwo ruri ngiye wundi mu kinyarwanda birangora. Buriya ni kuvuga ikinyarwanda kubera ko ibingora ndahumbaguza cyane. Ariko turi mu cyongereza mu gifaransa mandita yayo bivuze gute. We challenging mu gifaransa nyine nawe. Man icyaze nyine Musinga ikigaza yibamo kabi nakeza. Forega noneze. Niwe muntu urimi runanira akakumvisha kabisa. Musinga nungura. Mutungure mu biki? Comment ça va Munana? Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Comment passer les jours? Tio. Munana wendusha ntabwo wize kandi igendere. We ikintu dushaka kudukorera tubwire ibyo bintu byihorera mu cyongereza cyangwa mu gifaransa. Munana ntabyo mbaza ibintu byumvikana man bibora mbwira nkubwire nka novo. Hano nzi mu ubwire novo ya Romeo na Juliette nikubwiye mu gifaransa. Musinga nakarenga usinde bugukorere. Ndibukore umutwe w'ikiganiro. Musinga naniye kuvuga ibyo bintu byihorera mu cyongereza. Ibyo bintu byiyorere mu cyongereza ukambaza utuntu tworoshye twabone ko tugere ubaze rwabo content creator butizishwe nko kumwanga intebe yitwa gute mu cyongereza imeza yitwa gute mu cyongereza man gutyo ngiye mba mifata nk'agasuzuguro man ikintu kibikwereka bifata nk'agasuzuguro tu inari line gutyo bawansuzuguro akanyise suzuguro man kumbaza nibwo ngomba intebe yitwa ngizi ndawo zitwa gute mu cyongereza man Musinga akomeze neza man nyuma y'iminsi myinshi cyane rwose cyane Mderukana ukina amafilime icyo gihe nari umufilme maker nanuba ariko inganzo na ndi mu director inganzo ntawe yagiye akoranaga n'uriya mwana se cyungwe nabwiye nabwire cyungwe nabwire mwana icyanye se wagikuye ni icyawe vuga nabwire cyusari sawa ubwo ntari sawa urumva yagiye ku cyusaba ba mustar ntago ugishaka kugira mu content creator wize se nawe nizera yari kubimbwira yahagera cyaje nkakubaza ariko bwira ngo baze mwana bwira ngo baze akantu gatoya reka kusinda cyanga cyane kusisa gurikanye ntago nkunda ibintu by'amakosa akabura ngo hari amahoro babipfusa cyako ngiye ubwo ntayo mfite ubwo ahantu hari amahoro ngo babipfuse uri mu content creator uhakanya akazi kawe ziguri wayi nk'umusirikare wakana ko ari umusirikare mbazi uri mu content creator ndiwe okay uri mu content creator creating ze content zibaho zose n'izitabaho warize se cyane sizwe nguje amashuri ugiye wize twariganye uri nyuma yawe reko kufite ubwoba urareba haba green hills byo nago bihaba urumva mu ba content creator abo ikintu bita self confidence nta confidence ifite urabibonye nawe kiranira ni isomo twize twimari bira warabyiza warabirenze okay Musinga eka tereko rwenya green hills byo nago bihaba mwana Cambridge nago habino ngo byamaduaye icyo rike kikwereka ko kwiga kwe biri hasi nago yize okay Musinga eka akakanya reka tuganize abantu bagiye ibintu bakumenyaho ari abantu bakuze ariko badafite ibintu bakuze yego ikibazo cya mbere ngufite kirabaza ngo Musinga
iyo aza kuba atari umusitari utari umusitari akazi wari gukora nari gukora ikiyede man kwako muri mfite tuntu twinose mu bintu byo kubaka nari kubaka wari kubaka kuko ibintu nakubaka ama etage nize ukanurira musi oya ngerega engineer pana kubaka ibintu byo yewe nakora ibi ngibi kuko mfite impamya bumenyi nakuye muri Amerika nize ibiboro byo kubaka ndi umu engineer wa danje. Okay Musinga telefone yawe ivugishije ukuri ninde muntu rwamagana inshuro nyinshi ku munsi ndamwita Chanel to Chanel nyinyi ndamuzi nayo mutsi ni iki wakoze cyaguteye isoni ariko abantu bakagikunda ikintu nakoze kikanera isoni ariko abantu nyuma bakagikunda ubwo se ni igiki icyakora bigeze kuntera indobo muri segonderi nyuma z'abantu barabikunda bigisebo nyuma nza kuba nyine ndi umujene uri sociable bituma nyine menyekana mu kigo bituma nyine nisanga gusa bitangira numva narabyanze ariko nyuma biza bye bimfungura amayira yo kuba na mu kigo neza nta kibazo afite. Musinga iyo agiye gukora content akibagirwamo ijambo ahita akora iki? Barakatinga nkarishyiramo nuvuga ngo ngubu ugiye kuvuga ijambo ukagirwa twete tukatiye vuba cyane ako no mukonzi wawe oya uyu nuwundi nta nubwo muzi no wundi kadukomeza ni iki kintu nyine wowe Musinga wakunze gukora mbere yo kumenyekana ariko ubu ngubu utagikora? Ni movie buriya movie nakundaga kuzikora mbere ariko ubu ngubu ndavuga ikintu nyine giteye isoni urabona wenda like nkuko na kimwe dore urugero wenda nk'ukuntu nk'ubu mbere ushobora kuba waratega nk'akagare k'ijana utashye twisha boro mba nta magara ahajya ni moto kandi moto nyine ni ibintu bisanzwe i Kigali ubwo udatega moto. Musinga ikintu yawe azakora atakora ubu ngubu ni filime gusa ni filime nicyo si ukuvuga ngo nabiretse kubera ko binteye isoni ahubwo nuko ndi gutegura ibirenzeho. Bafite projet nini cyane mu minsi iri imbere. Musinga uramutse byutse ugasanga nta muntu n'umwe ukuzi sibyo kandi wamaje kumenyera ko nubwo utazwi n'isi yose ko uzafite abantu bakuzi uramutse byutse ugasanga nta muntu n'umwe ukuzi wakora iki? Ababyeyi banjye se nyine abantu banza ari abantu n'ubundi tuzi biranga utakira umusitari muri make ugasanga wajya uca ku muntu ukabona nta muntu ukuzi nakomeza ngakora tu buranje nizerera mu gukora nakomeza nkaba ngatumika ako njye ugatangira kuri rimwe ngiye nabica ahubwo. Musinga Musinga aramutse abaye umufana wa Musinga niki yakikunda? Azi ubwenge ni umuntu wize wakunda akazi ubwenge ni umuntu wize tu ni umuntu wize nicyo kintu nakikunda nyine ubumenyi. Musinga niki gitangaje ugeze kugura amafaranga menshi wafashe bwa mbere niki kintu gitangaje wayakoresheje? Uzi ikintu nakoresheje se amafaranga menshi wafashe naguze ibyangwe tu naguze imyenda yose yamarira bako nari ndi mu rugo nabaga mu rugo nta kindi kintu nari gutekereza ntabwo nishyuraga inzu sinakoraga iki. Musinga wigira inama mu myaka 10 ishize ubu ahangaha 2026 ubwo wigira inama 2016 nihe nama wakigira kandi ukayumvira? Iga cyane uko bizagufasha mu myaka iri imbere bivuye ngo ubwo wize nabi uja kandi n'ubu nyine niyo nama noneho nakiga already ko naize Green Hills ntago ariyo mahitamo yanjye ngiye nahita mfata amasomo yanjye ngajya kwigira nko muri Amerika za Harvard ariko Musinga niyo muntu ugira confidence kwanga guseka neza nka Gitavu gakoriternari. Musinga iyo byutse yambaye nabi ninde muntu ubimubwira? Petit frère arakura akavuga ati wambaye nabi ati hindura gutya na gutya nubwo ntajya bitajya bipfa kumbaho ko Petit frère nyine niwe umbwira ati gutya na gutya hindura gutya na gutya. Dusigaje ibibazo bibiri ubone tugati twanya tukeganira bisanzwe. Uhawe amahirwe 3 kandi mu myaka 10 ukaba uzajya ukoresha ihirwe rimwe nyuma y'imyaka 30 waba usiganya amahirwe angahe wayakoresha iki? Ngo nsubiramo gato uhawe amahirwe 3 kandi buri myaka 10 ukaba uzajya ukoresha ihirwe rimwe nyuma y'imyaka 30 waba usiganya amahirwe angahe wayakoresha iki? Nta namwe kuko naba narakoresheje. Shaho noransinze nicyo bita kwiga. Musinga umunsi ugira amasaha 24 ikimwe kikagira amasaha 138
buri munsi ubaye ufite iminota 30 wangiza mu cyumweru wangije amasaha angahe? mu cyumweru Yeah. mu munsi umwe rangiza iminota 30. uretse umunsi umwe iminota 30. gufata 30 ngahita nkuba karindwi ubwo nyine nawe urahita ubyumva. Nahita nsigarana saa imwe amasaha 2 amasaha 3 n'iminota 30. Amasaha 3 n'iminota 30. Yeah, okay. Ako uzi ubwenge koko. Nje narize man. Musenga azi ubwenge. Okay. Musi wigeze wifuza kuva muri ibi bintu? Aya ntago birambaho. Ntago birambaho. Nta kintu gikirankomeretsa mvuge ngo nabivamo ntago birambaho. Nta namwe wigeze wicara ngumva babivamo? Wapi? Okay. Musenga ibibazo yaragenewe birarangiye ubwo ubutaha nawe tuzongera tumutumire tumazindi bibazo. Tuganire ino channel ye nayikunze cyane. Channel nayikunze cyane ni channel y'abanyarwanda ke tuyisupporting enza muzajya muyimbonaho kenshi cyane. Mu verse biba bimeze gute? Channel nayikunze ni channel nziza cyane y'abanyarwanda. Channel MG nziza MG Show Empire. Yeah, MG Show Empire badukurikire. Ase bura muzamucisha ibiki bindi. Ni kuri dukomeza twumve update z'intambara mucishe ibintu byiza cyane. Yeah, nuvuga ngo ni ikintu ubundi Empire cyari cyo ni ikintu nyine ni ikintu gifatiye ibintu byinshi hamwe. Empire zikari nkuko bavuga ngo ubwami burunze ahantu hamwe. Nuvuga ngo ari ibyamamare muzamu bisangana ari ayo makuru uzamu yasangana ibintu bya sport muzamu bisangana. No musi ari abantu iyo bakubonye nubabwiye ngo ibintu byihorere nyine ubu ngubu iki kiganiro yabifata nka nta kintu yarebye. Ibyo bintu byihorere papa. Ibintu byihorere kudakora subscribe kwa MG. Ibintu byihorere ntago byinjiza. Ako nka buriya sinkubeshye. Nk'ubu cyusura uramutse ari umuntu usohokanye umuntu nwa fantenye man cyazi ne wonyishe kabisa agashyiraho n'amazi ane hano babatirishije waje mu batizo cyo cyesa nuvuga ngo ndi kumwe no mu content creator wa mbere wize aba kumwe no mu content creator wa mbere unywa cyane tariza ariko tariza kandi watangiye umushima ngo yarize oya si ibintu akoze mu kana umuntu udafite nyine icyizere hari ikintu hari isomo twe twize Green Hills ryari ririmo ryitwaga communication. Urumva communication ni ukumenya buryo ki ubasha gukominikana n'abantu muri society. Urumva rero muri communication haba ikintu bita self confidence. Haba magace bita self confidence. Niba uzabona umuntu mu bantu umenye buryo yitwara, uburyo akoresha body language, uburyo abameze, niba atari wa muntu wifata gutya ari kwirya inzara ibintu ari kuvuga nta kizera bifiti cyose ntabwo yize. Okay musi ni yehe nama wagira umuntu w'urubyiruko cyangwa se wenda w'umupapa ushaka kuza mu ibintu ese ibintu koko biragabura? Biragabura cyane ufite ubwenge. None bikagutamo utafite ubwenge uzuzanye ubwenge buke. Ibintu bisaba kuba warize. Inama nshaka kugira abantu urumva ari abana benshi nzi bafite ama TikTok account afurengwa n'ibihumbi 100 ariko bajya kurugasanga bari gukora ibiyeda hanze bari gukora imirimo mbese mibi pe wabumenye bafite nabumenye bafunguke mu maso menye ko abantu babareba ari abantu benshi babyaza umusaruro mu buryo bwa advertisement nabuga bifungure business yabamarize kuko iyo ufite 500 ibihumbi wakungukamo ukaba wafata abantu 2000 niba wafata abantu 500 ukaba waguza kukugura muri business n'abantu benshi cyane niza ko nta muntu ubona iyo business bafunguke mu mutwe nabo babe aba owner ba creating a business munaka babyaza umusaruro abantu babo. Muzi ari kibazo nsomya hano umuntu anyerereje arambwiye ngo mbariza Musinga ngo wasi nibanga ni n'umujama dukorana mu bindi bintu amwe ngo ninkubaze ngo niki kintu gibona AI itazahindura. AI ikintu itazahindura kuba ibyo ikora itabisizana mu buzima busanzwe ushaka kugira ifoto uri kurya ariko ntago yaguha ibiryo ntago yaguha ibiryo. Ako muzi wazibera umunyarwenya kagomba content kire oya naho nabica buri kuko bura kwiga bijyana n'ibintu byose rero kuko naho narize naho ntakangiza abantu bro gihe nakwangiza no mu rwenya ntago nakurindura ngiye. Okay musi wakoze rero turagushimiye. Nawe wakoze cyane kabisa gusa nkomeza kwibutsa abantu bakore subscribe umve ko hano ariyo channel tugiye kujya tuza tukaganiraho tukupdating abantu ese bimeze bite ne tukabaganiriza muri rusange iyi channel muyikunde.
sibyo muyikunde nyamuneka nimudukunde channel nziza pe yeah. kunde channel nziza tuzatugenda tubazanira no muri commentaire aka kanya ushatse bavuga ati turifuza no muntu twamukuzanira twamukuzanira cyane rwose uramutse umwifuje okay musi wakoze cyane nawe wakoze cyane Munana